Dore uko imitekerereze mibi yica umuntu mbere y'ubukene. Hari abantu ubona bafite ubwenge, hari abantu ubona bafite amahirwe, yewe hari n'abantu ubona bafite impano zikomeye, ariko ubuzima bwabo bukagenda busubira inyuma buri mwaka. Kubera iki? Kuko mbere y'uko umuntu aba umukene mu buzima abanza kuba umukene mu mitekerereze. Kandi ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi batajya babibona. Buriya imitekerereze mibi akenshi na kenshi yica. Kwigirira icyizere yica. Ejo hazaza yica. Amahirwe yica. Inzozi umuntu yahoze afite. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu 7 bigaragaza imitekerereze mibi ndetse bishobora gusenya ubuzima bw'umuntu buhoro buhoro. Kadutangire ku mwanya wa mbere tudatinze. Umwanya wa mbere cyangwa se igice cya mbere turahasanga gutekereza ko utakwihindura. Ikintu cya mbere cyica abantu benshi akenshi na kenshi bicwa no kuba ubuzima bwabo bumva ko budashobora guhinduka. Iki nicyo kintu cya mbere cyica abantu. Iyo utekereje ko ubuzima bwawe budashobora guhinduka cyangwa se nawe ubwawe utakihindura, uba warangije gupfa. Nubwo waba ufite amafaranga, nubwo waba ufite ideas cyangwa se icyo wakwita ibitekerezo, uba warangije gupfa. Uti gute? Hari abantu bavuga bati ubuzima bwanjye niko buzahora. Aha, iwacu nta muntu n'umwe ujya utera imbere ndetse nta n'amahirwe ahaba. Mbese njyewe ndi mwene nde? Ko ba mama wacu byabananiye, ba data wacu byabananiye, ndinde wo kuzahindura ibyananiye abandi? Kanirire niryamire. Buriya iyo umuntu atangiye kwizera ko nta cyahinduka, ahita areka no kugerageza. Muzabigerageze namwe murebe. Iyo utangiye kumva ko ikintu kitashoboka no kugerageza biranga, hari umuntu wicara akanga no kwa prayinga avuga ngo ngiye rega ntibyanakunda, kuko n'ubundi ntawe iwacu wigeze akorera mu biro, ntawe iwacu wigeze akorera ibigo bikomeye, rwose reka njye no kwicururiza ahubwo utunyanya mbyihorere. Kandi umuntu uretse kugerageza akenshi aba yatangiye gutsindwa. Ukuri ni uku rero, ubuzima bwawe bushobora guhinduka mu gihe gito cyane iyo wowe ubwawe ubyemeye, ndetse iyo wemeye guhindura uburyo utekereza n'ibyo ukora buri munsi. Katurebe igice cya kabiri. Gukunda inzitwazo cyangwa se gukunda excuse. Imitekerereze mibi ikunda inzitwazo akenshi. Umuntu ahora ashaka impamvu ituma adatera imbere. Akablaminga family, akarenganya igihugu, akarenganya amafaranga make yagize, akarenganya ko atigeze agira amahirwe, akarenganya ababyeyi bamureze, nta kintu bampaye, singira amafaranga, iki gihugu cyacu ntago wagikoreramo ngo ukire, nta mahirwe rega njya mbona, iyo nyabonye araguruka. Ugasanga umuntu ahora afite inzitwazo zatumye adatera imbere. Yego ubuzima buragoye pe, ariko ikibazo si ikibazo ufite, ikibazo ni icyo ukora nyuma y'ikibazo ubona ufite. Hari abantu bafite ibibazo byinshi ariko bahitamo gukora. Hari n'abandi bafite amahirwe menshi ariko bagahitamo guhora bakomplaininga buri munsi cyangwa se guhora bafite inzitwazo buri munsi. Buriya excuses nyinshi ntizigira umupaka cyangwa se ntizigira aho zigarukira. Kwitwaza, kugira inzitwazo nyinshi ntibizigira na rimwe bihindura ubuzima bwawe. Action niyo ihindura ubuzima bw'umuntu. Gushyira mu bikorwa icyo watekereje, kugishyira mu bikorwa nibyo bihindura ubuzima bw'umuntu. Katurebe ku mwanya wa 3. Gutinya gutangira. Abantu benshi bapfa mu nzozi zabo mbere yo gutangira. Usanga bafite ibitekerezo byiza, impano ndetse n'ubushobozi, ariko bagatinya guhomba, bagatinya ibyo abantu bavuga, bagatinya gutangira, ndetse ugasanga barimo barategereza ngo igihe cyiza kizagera ngo mbare bwo nkora, ngo usenga aka miliyoni kanjye mpombye. Ariko ukuri nuko ngiye kukubwira rero uyu munsi wa none, nta muntu ujya uba ready 100%. Abantu benshi batsinda batangira bafite ubwoba. Niba ubona ufite ubwoba burenze umupaka, utangire ukore. Busiga inyuma utangire ukore. Abenshi usanga nabo baratangiye bafite
ubushobozi buke, amafaranga make ndetse n'ubwoba, ariko bagatangira. Gutangira utagira ikintu na kimwe biruta gutegereza imyaka myinshi ngo bari buzatangira. Aho usanga umuntu agiye kuzuza imyaka 47 ugasanga urimo uramubwira gushaka, akakubwira ngo aha ngo muri iki gihe umuryango wawe utungisha iki, ugasanga atinye no kurambagiza atinye no gushaka. My dear, ugasanga umuntu afite 200,000 kuri konti ngo nimbitanga se ngo ejo nkagira ikibazo. Ubu bwoba butuma umuntu inzozi ze zipfa kubera ko afite ubwoba muri we, ndetse ubwoba buba bwarangije kumuzanira ibitekerezo bibi. Atangira gukena mbere yo gukena atangira kumva we yarakennye mu mitekerereze. Katurebe ku mwanya wa 4, gukunda comfort. Iki cyo mpora nkivugaho hafi muri video nyinshi. Hari umuntu mu mitekerereze ye haba harajemo ikintu bita comfort cyane, icyo wakita kumva akunze ubuzima bwiza mu mitekerereze, yumva nta mbaraga ashaka gukoresha, ariko mu mutwe hakaba harimo ngo ukodesha inzu nziza, genda ukodesha imodoka nziza, genda ukodesha inzu mu mujyi, nako ikanzu mu mujyi ubemeze, genda ukodesha ikote mu mujyi ubemeze. Ibitekerezo bye byarangije kubatwa n'umwuka wo gushaka gukunda ubuzima bwiza kandi adakora. Ahangaha umuntu ahura n'ibibazo ngiye kuvuga. Aba indiscipline kubera yuko n'umuntu umuhaye akazi aba ashaka ngo amuhembe atanakoze. No mu rugo ntiwanamubwira ngo andurure igikombe ku meza, aba ashaka kurya ariko bamwandururiye. Ibi nibyo biranga umuntu apfuye mu mitekerereze, ariko akicwa n'ikintu bita gukunda ubuzima bwiza. Imitekerereze yuzuye ubuzima bwiza, ariko ibikorwa bye nta na kimwe ashaka gukora. Niba udashaka gukora ngo uhozeho, kugira icyo utanga, kwigomwa, sacrifice, kumva udashaka kugira discipline, imitekerereze yawe iba yarapfuye. Kangura imitekerereze yawe. Iki ni kimwe mu bimenyetso kiranga umuntu ko afite imitekerereze mibi. Nta discipline ufite, nturi consistent, ntushaka gusacrificinga, so urashaka iki? Ukuri nuko rero gutera imbere ntabwo bihabwa abantu bashaka ubuzima bwiza kandi badashaka kubukorera. Hari igihe ugomba gukora niyo waba wumva utabishaka. Hari igihe ugomba kwihangana niyo ibintu byaba bitagenda neza, niyo waba uri gutongana na boss, ururimi rwawe ukarufata bitewe n'icyo ushaka, ntuvuge. Abantu benshi bananirwa kubera amahitamo yo guhitamo ubuzima bworoshye kandi batabukoreye, aho guhitamo kwaguka no gutera imbere. Tujye ku mwanya wa 5, guta igihe. Iki ni ikimenyetso kiranga ko umuntu afite imitekerereze mibi, ntabwo yubaha igihe mu buzima. Hari abantu bavuga ko bashaka guhindura ubuzima, ariko ugasanga umunsi wose awurangirije kuri social media, amasaha yose ayarangirije mu bintu bidafite icyo byubaka. Ngiye kukubwiza ukuri, igihe cyawe niyo future yawe. Ibyo uri gukora uyu munsi bigena ibyo uzahura nabyo mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 2 iri imbere. Iyo ubwawe uta igihe buri munsi, uba uri gusenya ubuzima bwawe rucece. Small habit every day build your future. Reka turebe rero ku mwanya wa 6, gushimisha abantu. Iki ni ikimenyetso kiranga umuntu ko yarangije gupfa mu mitekerereze. Hari abantu benshi babaho kugira ngo bashimishe abandi, bagakoresha amafaranga yabo kugira ngo bagaragare neza, bereka abantu ko bameze neza, babone approval, abantu babemere. Ariko ikibazo nuko abantu ushaka gushimisha batazishyura ubuzima bwawe. Iyo ubayeho ushaka approval y'abantu cyangwa se kwemeza abantu bose, utakaza wowe wanyawe, cyangwa se utakaza identity yawe, kandi ntushobora kubaka future ikomeye cyangwa ejo hazaza hakomeye igihe imyanzuro yawe yose ishingiye ku bitekerezo by'abandi. Katurebe ku mwanya wa 7 tunasoza. Kutihangana.
iyi mitekerereze mibi ishaka ibintu byihuse. Nubona ufite iki kimenyetso menya ko imitekerereze yawe yangiritse. Abantu benshi batangira business bakazireka vuba, abandi batangira YouTube bakazireka vuba, abandi batangira projects bakabireka vuba. Nyine usanga umuntu utangiye ikintu agahita kivamo ngo nta nyungu ngo ziri kuzamo, agahita mu mwaka ugasanga akoze projet 8 my dear, aracuruje, araragiye, aguze inyama aguze mabusheringa ajya acuruza inyama biramunaniye. Nyine wamubaza uyu mwaka n'igihe projet wagerageje, akakubwira projet nk'icyenda, ugasanga ngafunguye YouTube ngarashaka video itirebwa n'ibihumbi 100 no kwihanganira views 10 ku munsi byamunaniye. Biragoye ko waba uzatera imbere kubera ko imitekerereze yawe iba yarangije kuguta mu bukene mbere y'uko nabugeramo. Kubera yuko aba bantu akenshi usanga bashaka ibitekerezo byihuse, ariko ibintu byinshi bikomeye bifata igihe. Success irubakwa, intsinzi irubakwa kandi twara igihe. Uca mu minsi mibi ugahozaho, ukihangana, ukanagira discipline. Abantu benshi bareka mbere ya gato yuko ibintu byabo bitangira. Usanga ibintu byari bigiye guhinduka akaba ari bwahita bivamo akajya mu bindi. Reka twisoreze iki kiganiro cyacu. Imitekerereze mibi ni gereza abantu benshi babamo batabizi, bakabatwa ariko ntibabe babizi. Kandi mbere y'uko umuntu atsindwa n'ubuzima abanza gutsindwa n'ibitekerezo bye. Ariko inkuru nziza nuko ushobora kubihindura iyo ubishatse. Iyo ushatse guhindura uburyo watekerezaga, ugashaka guhindura ibyo wakoraga buri munsi, uburyo wakoreshaga igihe cyawe, uburyo wumvamo abantu, ntutega amatwi buri muntu wese ubonye, ukamenya kugira ibitekerezo wumva n'ibyo utumva, ubuzima bwawe burahinduka. Umuntu arabyubaka bigashoboka. Niba iyi video rero igufashije, kora like kuri video, kora subscribe kandi uyisangize umuntu ukeneye guhindura ubuzima bwe cyangwa umuntu wese ureba yagirira umumaro. Kandi ujye wibuka ibi, ubuzima bwawe ntabwo buhindurwa n'amahirwe gusa, buhindurwa n'uburyo utekerezamo buri munsi. Ndabakunda, yari Mbabazi nk'ibisanzwe, naho utaha mu kindi kiganiro. Bye.